Nizeye ko mumeze neza kandi ko muri n'amahoro. Mbifuriza ibyiza, mbifuriza ubuzima buzira umuze kandi mbifuriza kuronka umugisha utangwa n'Imana. Reka tuganire. Ese umukunzi wa YAGO TV show ameze ate? Ninde? Ateye ate? Agaragara ate? Yitwara ate? Agenda ate? Aseka ate? Biragoye kutavuga ko uyu YAGO afite umukunzi kandi uyu YAGO afite igikundiro mu b'igitsina gore, haba abakobwa ndetse n'abandi batandukanye. Ariko uyu YAGO biragoye gutahura neza umukunzi we ninde, kabone nubwo mwahura bari kumwe cyangwa yaturuka mubo birirwana umunsi ku munsi mu bikorwa bitandukanye uyu YAGO agenda agaragaramo hirya no hino mu gihugu. Nukuri pe, biragoye. Ariko nanone kutavuga ko YAGO TV show adafite umukunzi, cyangwa kutavuga ko uyu nyarwaya, sinzi niba bivuze neza, adafite umukunzi, nabyo byaba ari ikindi kintu. Uyu munsi rero reka turebere hamwe umukunzi wa YAGO, turebere hamwe iby'igihe azakorera ubukwe cyangwa bazakorera ubukwe, tunarebere hamwe ese uwo mukobwa yaba nde mu bakobwa binugwanugwa ko ari bo bihebeye uyu YAGO mukunda muri benshi. Mbahaye ikaze rero, WhatsApp number yacu aho hasi, watwandikira, waduha ibitekerezo, ubundi ubuzima bukagenda neza cyane. Uyu YAGO TV show cyangwa nyarwaya cyangwa YAGO for real, uyu mwamumenye cyane kuri radio na televiziyo 10 cyangwa kuri TV 10 mu kiganiro yakoranaga n'uwitwa DJ Sonia. Mu by'ukuri abantu benshi bitewe n'imibanire y'uyu DJ Sonia ndetse na YAGO icyo gihe bakiri kuri TV 10, hari abavugaga ko uyu YAGO yaba akundana n'uyu Sonia. Ibyo byagiye bivugwa, bigenda bitambuka cyangwa bihwihwiswa ahantu hamwe na hamwe, yewe wanareba uko aba bawubanye ukabona ko uyu YAGO na Sonia bishoboka ko haba hari imibanire myiza abafitanye. Ariko mu by'ukuri kugeza amagingo aya, kuva ubwo YAGO aviriye kuri TV 10 agatangira chaîne ya YouTube yitwa YAGO TV show, biragoye kubona igihamya kigaragaza ko we na Sonia cyangwa DJ Sonia kuri ubu ngubu uba kuri RBA cyangwa rimwe na rimwe ujya atumirwa kuri RBA, we na YAGO baba bari mu rukundo cyangwa baba bakundana. Gusa aba bombi ni inshuti z'igihe kirekire kandi banafite cyangwa banafitanye umubano wihariye watuma abantu bakeka ko YAGO na DJ Sonia urukundo rwashibuka hagati yabo, kuko ni abantu bamenyeranye, ni abantu barambanye. Ngira ngo abazi bya showbiz, abakurikirana showbiz nyarwanda, mujya mubona ko hari interview zimwe na zimwe inshuti za Sonia zijya zihabwa kuri YAGO TV show. Ngira ngo manabizi ko wenda ni byagiye bivugwa, nta makuru abantu baba baragiye bakurura ko uwitwa uyu mukobwa wafungishije ba Davis D, ko Sonia cyangwa DJ Sonia ari mukuru we
cyangwa ko hari isano bafitanye. Rero umubano wa Yago na DJ Sonia kuva kuri TV10 abantu benshi bagiye bawukekamo akantu, bakavuga ko mu by'ukuri aba bombi bishoboka ko baba bakundana. Ariko abangaba nago bifite uburemere nk'ubwo umubano wa Yago n'umukameramani we cyangwa umukamerawumani we bafitanye, ku buryo ki hari abadatinya kuvuga ko uyu Yago n'uyu Jaja mu by'ukuri usibye kuba bakorana kuri Yago TV show, bamaranye igihe kingana hafi n'imyaka 2 bakorana umunsi ku munsi, bisitanaho, baganira, bafotorana, batahana, bajyana mu kazi. Mu by'ukuri hari ababona ko ibyo byose byatuma urukundo rushibuka hagati ya Yago ndetse n'uyu Jaja, umukameramani we bamaranye igihe kuva yatangira chaîne ye ya YouTube yitwa YAGO TV show. Muti rero ibihamya biri hehe? Muti rero niki cyabitwemeza ko uyu Yago n'uyu Jaja koko ko urukundo rwashibuka muri bo bagakundana kandi bakorana? Reka dusubize amaso inyuma ho gatoya mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2020 uyu Jaja yizihije isabukuru ye y'amavuko, muri nyinshi yijihije. Icyo gihe yari kumwe n'uyu YAGO TV show, uyu akaba ari nawe boss we, akaba ari nawe bakorana umunsi ku munsi. Icyo gihe mu mwaka wa 2020 ngira ngo amafoto muri kuyabona cyangwa akavideo muri kukabona. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo uyu Jaja yizihizaga isabukuru ye y'amavuko, umutsima yawukatanye n'uyu Yago. Arangije uyu Jaja kuri Instagram ye bukeye bwaho ku itariki 8 z'ukwezi kwa 7 yandika amagambo agira ati: itariki 7 z'ukwezi kwa 7 ni umunsi mwiza wanavutseho. Nshimiye Imana ko yandinze ikarinda intambwe zanjye zose. Nshimiye mama na data kubw'uruhare bagize mu buzima bwanjye, kandi ndashimira buri wese wanyifurije isabukuru nziza y'amavuko. Arangije agira ati: by'umwihariko Yago for real, roho nziza, roho nziza, I never knew, sinari mbizi, atariko I appreciate it all. Yago mu kumusubiza yagize ati: love all, trust zero, keep that spirit of working hard, my real hustler, that true hustler, that true monster, queen Jaja, umuhungu mubwira kwiteho. Aha Yago byose yashyizemo akantu k'umuhungu, ngo abantu bataza kubaza uyu Jaja
sheri we ngo ni ubuhe, ahubwo Yago ashyiramo akantu k'irengayobora kerekana ko Jaja hari umuhungu bakundana uhari utari Yago. Ariko wareba iyi video, wareba ukuntu bafatanya ibiganza, wareba ukuntu Yago atamika uyu Jaja, ukaba wavuga ko imikino ishobora kuvamo urukundo, nubwo abantu benshi tutabikeka cyangwa tutabitekereza. Gusa nago twashingira kuri ibyo, kuko ubwo uyu Yago yizihizaga isabukuru ye y'amavuko, uyu Jaja hari ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu yanditse amagambo abantu benshi batangira gukeka urukundo hagati ye na Yago. Icyo gihe hari ku isabukuru y'uyu Yago. Yagize ati, aho ndacyari kuri Jaja, yagize ati, Nyarwaya Inosa Yago, happy birthday my everyday boss that turned into my brother. Ati Nyarwaya Inosa Yago, isabukuru nziza, umukoresha wanjye wahindutse umuvandimwe cyangwa wahindutse musaza wanjye. Ati I'm blessed to have a buddy like you. Ati mfite umugisha kuko mfite umeze nkawe. May your special day be loaded with happiness. Ati uyu munsi udasanzwe wawe wuzuremo ibyishimo n'urukundo. Today is your day. Ati uyu ni umunsi wawe, and live it like you are a king of the world. Ati uwubemo wiyumva nkaho uri umwami w'isi, and do not mind others what others say, just keep moving as Batman shatter. Ati niwumva amabwire, ati wowe ukomeze utera imbere. Ati kandi ni igihe cyawe cyo kugira icyo usaba, and it is your time to make a wish. It's been a joy to watch you become the person I always would be. Umva ko kantu. Ati byaneye umunezero kubona uba umuntu nanjye nakwifuza ko uba. Ati ndashimira Imana for our achievement since we started working together muri 2018, muri 2020 tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, itariki itazibagirana. Ati ni wowe day maker. Ati ndagukunda cyane musaza wanjye. Ati thank you for showing me a true side of love. Ati warakoze kunyereka icyo urukundo ari cyo. Ati nk'umukoresha wanjye, ati nekereza ko ukwiye gushimirwa byihariye. Thank you so much for taking your time out and appreciating me. I always treasure the gift and keep it as ever. Guys, uyu mukobwa yanditse amagambo menshi ku buryo kinawe wavuga ko ari we mukunzi wa Yago. Ese koko nibyo cyangwa sibyo? Katubitegereze. Ariko ikigaragara, uyu Jaja guys, ako mwibaza umukobwa